Tabuka afite imyaka 3 batura mu mujyi wa Kigali hariya mu Kiyovu. Abantu bakomereza ubuzima. Amashuri abanza yize hariya Sainte Famille hano, ayisumbuye akomereza muri EPA mu ishuri ry'imyuga rya Sainte Famille rya Familiale. Guhera muri 1983 yahise atangira akazi muri banki nkuru y'igihugu BNR. Aho nyuma y'imyaka 30 sinasibuka navuze ko kubera itware byiza yaherewe n'imidari. Abo bahoranaga baraza kubyivugira. Yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2014 yari ashakanye na Fidel Gatare waje kwitaba Imana nawe muri 2014. Babyarana abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Ubu hasigaye abana 3 n'abuzukuru 3 n'abizukuru 4. Areti yerekeje umwanya mateka ye make nayo ngayo kandi nekereza ko yavuga bwakira bwake Nyagasani abo iteka abokera mu konsule muri Benerari bangukaye ari yagize umukoresha umwe Banki Nationale. Abaguverineri bose baramushimye, abakozi bose baramushimye. Ari n'igikorwa bamukoreye yagize ibyago bahora tuzirikana mu niryango. Murakoze mwese muteraniye hano, mbanje kubashimira ubwitabire bwanyu kugira ngo dufatanye guherekeza uyu mubyeyi. Umutesi Arieti twarakoranye muri BNR imyaka igera kuri 25. Naje nkamusanga tuba inshuti, yambereye inshuti nziza, anyigisha uburyo bwo kuba muri uyu mujyi wa Kigali ninjiyemo ndi muto cyane. Mu kazi yari afite inshingano ashinzwe, ntabwo yigeze aziteshukaho, kandi abakozi bose bakoranye neza. Abenshi hano barahari, bari hano. Yashoje akazi ke muri BNR ntacyo anengwa. Umutesi Arieti yakundaga gusenga, ariko uko gusenga afite aho abikura. Umubyeyi we bamubyara bajyaga basengana, agatangira akazi avuye mu isengesho hano cyangwa se senshi. Hari igihe akazi katangiraga saa 9, ariko mbere ya saa 9 akaba yabanje hasi. Umubyeyi akamuherekeza akamugeza ku kazi, yarangiza agasubira mu nshingano ze. Arieti rero ntabwo ubushuti bwanjye nawe bwagarukiye mu kazi. Na nyuma y'akazi tumaranye imyaka 10 hanze y'akazi tubana nk'inshuti. Akansura nkamusura, tukajya inama zubaka. Bavandimwe mwese uko muri hano, ndagira ngo mbasabe ngo atubere urugero. Buri wese afite ibyo ashinzwe, afite inshingano yahawe kuri iyi si. Imana yakuzanye ifite inshingano yaguhaye. Ndifuza ko wagerageza nubwo bitaba 100% umuntu n'umuntu, ariko ntuzajye munsi ya 90% nibyo bifuza, kugira ngo ugende usize inkuru nziza umusozi. Arieti rero uruhuke mu mahoro. Urakoze. Tambuke umuryango Amuri Vincent. Amuri yafashe akawuka Arieti amujyana muri Neokatekumena yitagatifurizamo, kandi Neokatekumena nayo yadufashije cyane muri iki
gitaramo muri ibi bihe bikomeye, gutega amatwi ubutumwa badufitiye. Kristo Yesu akuzwe. Mpagaze aha ngaha mpagarariye umuryango muri Kensa, yaba abahari n'abatabashije kuboneka kubera impamvu zigiye zitandukanye. Abenshi batanze ubuhamya bagiye bagaruka ku buzima navuga muri spirituel bwa tantine. Nanjye ndagaruka ku buzima bw'umubiri kuko niwe masenge wenyine twagiraga muri gurupe. Tujya tuganira ati gutangira nyirasenga arisenga, ubu gahunda tugiye gutangira kujya twisenga. Amateka ya tantine nayakubiramo mu bintu nka bibiri. Yagiraga urukundo n'impuhwe, rimwe na rimwe impuhwe ze tukazimuhura, agakora nyine ibintu twe twavuga se kuki ibintu bikora kuko wagiye nawe ubwawe ubitekerezaho, ariko akaduseka akabyihorera, akabona nyine niyo mahitamo ye. Ntabwo abantu twese twumva ibintu kimwe, ariko nahamya nashidikanya ko amahitamo ye yariyo yanyaye. Ikindi yagiraga ni ukugwa neza no guca bugufi. Mu myaka navuga 30 irenga muzi, ntabwo nigeze ngiye mbona arakaye cyangwa tuvugane nabi cyangwa mbone ari kugira undi muntu abwira nabi. Icyo ngicyo nicyo wenda umuntu yatwara nk'impamba ku buzima bwe. Ikindi ni ubuvandimwe ndetse n'ubushuti yagiranaga na papa. Umunsi papa yaraje imbere atari kuvuye uransize, avuga ati nta kundi nyine ubwo nta kundi byagenze ni uko kuko abavandimwe banjye batabashije kuboneka, ubutumwa bamugenera nuko bamukunda kandi bazahora bamwibuka. Asanze inshuti ye kandi musaza we azamudusuhuriza. Icyo narangirizaho ni ugukomeza cyane cyane mama, nk'uko ejo bigarutswe mu butumwa bwe. Ntabwo yakiri umuramukazi we, ahubwo bari barabaye impanga. Bajyaga barambara imyenda isa, tukavuga ati rwose mwebwe hano hose muzajya mumeze nka fotokopi. Bakabiseka nyine, bakavuga ati nta kundi gusenga, gusura abarwayi, ibikorwa bitandukanye bagendaga bakora. Urwo rukundo batugaragarije nk'abana babo. Ubwo natwe nicyo tugomba kwifuza, kuzakomezanya hagati yacu, abana ba tantine n'abavandimwe bose muri rusange. Icyo nasorezaho ni ugushimira abantu bose batabaye ku bw'umutima w'urukundo batweretse. Natwe aho muzatwiyambaza tuzahababera. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye nubwo naraye mvuze ubuhamya bwanjye muri tantine, ari we yanyitaga tante, nanjye nkamwitaga tantine, byari byarivanze. Ntabwo nabura gushima abana, abavandimwe, inshuti, by'umwihariko abaturanyi ba Riyete. Abaturanyi ba Riyete batubereye aho tutamuri bugufi, bamukorera ibishoboka byose, bakuma hafi nk'abavandimwe. Imana ibaha umugisha. Riyete rero aho yabaye hose, abantu bagiye babivuga mu buhamya bwabo mu buryo butandukanye. Ari abo bakuranye mu Kiyovu, ari abo baturanye, ari abo bakoranye, ari abo biganye bake bari bakiriho. Ahantu hose yabaye, mu bantu bose yabanye nabo, nta muntu twigeze twumva amuvuga nabi. Rero turasaba Imana kugira ngo iyo neza yamuranze ubuzima bwe bwose, turizera ko n'imbere y'Imana nta cyasha afite. Igendere muvandimwe wanjye,
aguheruka ridashira akwiyereka iteka aho ukirimo gusa. Kristo akuzwe. Nanjye harimo ibintu bibiri byonyine bitinde nshaka kuri kantine. Kantine yari umuntu uhora abona ibintu mu buryo bushoboka mu gihe twese twabaga tubona bidashoboka. Njyewe ikintu wenda n'ubu ngubu ngikabona ntazamwibagirirwaho, kantine yari umuntu ukunda gusenga ku rwego njyewe mvuga ati Mana uzamfashe nanjye nzabigereho. Tantine yigeze kujya kuri radiyo Mariya, aragenda amafaranga yari afite ari umutahane arayatura kubera ukuntu yakundaga Bikira Mariya, ntabwo tuzabimwibagirirwaho. Ikindi kintu ntamwibagirirwaho, yigeze kurwara bikomeye cyane ku buryo twese twabonaga bitazashoboka, ariko kubera ko hari ubutumwa Imana yari ikimusigarije yarakize, ajya no kwiga imodoka aranatwara kandi bitari byarigeze bibaho, kandi yari avuye mu burwayi bukomeye. Tantine igendere, Imana ibikwiye ridashira. umuryango wa Gisenyi urakoze cyane. Padiri rero yanyemereye abantu batatu, nagira ngo musabe niba anyemereye umukobwa we Marayika n'umufasha we baze bagira ijambo batubwira, abandi turakomeza aho tugiye kumushyira mu buruhukiro aho aruhukira, kandi ubuhamya burahari. Umuryango mutambuke, hanyuma abapadiri bacu badufashe. Nagira ngo nsaba abantu badafite imodoka, bafite ubushake bwo kujya ku irimbi, ariko asiteretire twateguye hariya n'ibihumbi 3 ku muntu, urasohoka muzireba ko ndabona zegamiye ari haruguru. Kristo akuzwe. Baje gushimira Imana ishobora byose yaturemye ikaduha gukomoka kuri Besariyeli. Ndashimira abapadiri baduturiye igitambo cya misa muri iyi kiliziya yasengeyemo kuva ari mutoya kugeza ubu ngubu. Ndashimira mama nawe kubera ko nzi ko ari hano atwumva, ko yatubereye umubyeyi mwiza, tukaba dutewe ishema no kuba tugiye kuvuga ubuhamya bwe nta kimwaro nta mukabya. Warakoze mama. Mama reka muvuge mu byiciro bitatu gusa nihuse. Muvuge nk'umubyeyi wabaye igishyitsi cy'umuryango we, ko ari we wari ufite ubushobozi mwabyumvise akora muri beneri, akabarwanira ishyaka rikomeye, akabashakiramo n'akazi byari bigishoboka. Papa we na musaza we, icyari gitangaje muri ibyo ni ukubona umukobwa umwe witwa Umutesi asa naho ari we wari umugabo mu rugo rwabo, ukabona ko akora iby'ubutwari bukomeye. Reka mvuge mama mu muryango wacu. Mama ntiyari asanzwe, yaradukunze birenze urugero, aradutetesha bya bindi ntabona uko nsobanura. Buri gihe yazaga mu ishuri kuza kureba buri mwarimu wigisha umwana, akamubaza uko ameze imyaka yose. Abantu twiganye muri esi Rwamagana barabyibuka, buri visite yose yarazaga kuzura akabwira ati zanana n'aka na n'aka mbasure. Nta n'imwe yegeze ariko kudusura. Naho mbyariye nkagira abuzukuru, mwabijyaga mubona ko yamerekezaga gusura ba Province na ba Manda ku bishuri aho biga. Mama yabaye umuntu w'intwari ikomeye, yabaniye abantu neza, yabaniye neza kugera ku bo abakozi twakoreshaga
nyavuga nti nta kibazo cy'umukozi ushobora kugira ko nzi umuntu ushobora guhamagara ni ngwino nanjye wanjye kubera ko abo bantu bose twakomeje kubana mu bihe bikomeye. Mama yari afite ubwicishe bugufi budasanzwe. Urumva muri iyo myaka za 80 na kangahe yakoraga mu kigo gikomeye ashinzwe gutegurira abayobozi, ariko ntibashoboraga kumva ko yanabicisha mu ijwi, kandi yakoraga ahantu hakomeye nyine hafi na guverineri. Twazamukaga muri esanseri tugiye kureba ahantu akorera, ariko nk'uko konsolata yigeze kubivuga nijoro, ntiyigeze anirengagiza n'inshuti ze zose babanye zari mu bundi buzima bwari buciriritse, niba ariko navuga. Mama rero yatubereye umubyeyi mwiza ukomeye. Uko mwamubonye igihogwe yaturaniye mwebwe, yari afite ukuntu aturanira abaturanyi be kudasanzwe. Nibuka tuba i Nyamirambo, baturanye n'abantu baratwanga barabitugaragariza, uko umuriro ugiye bakadutera amabuye. Niho naboneye ko mama atari umuntu usanzwe, akatubwira ngo mujya no gukina nabo, musangire nabo, ariko umuriro nubura muhite muza mu nzu. Byageze naho abo bantu tubimukira tugaruka gutura mu Kiyovu. Nta cyasha na kimwe mama yagiraga ku mutima we cyo kuvuga ngo uyu muntu arahemutse nanjye mbikore, cyangwa se ngombe yakubwira ngo uyu muntu ntabwo ari umuntu mwiza. Basaza banjye barabizi, baraye babivuzeho nijoro, ukuntu yadukunze kugeza aho atwitangira mu bintu byose bishoboka. Reka nsoreze ku ubuzima bwe bwa gikristu. Ntabwo ari bwo butoya nagashorejeho, ariko n'uko Bibiliya itubwira ko amaherezo y'umuntu aruta imibereho ye. Nk'uko babivuze, yahoraga yumva misa kugeza no mu ntege nke ze za nyuma. Barabitubwiye abavandimwe muri Leo Katekimena ko n'ejo bundi yagiye muri anonse ya Advent. Mama yitangiye kiliziya, agahabwa amasakaramentu yose, agashengerera nk'uko yari yarabitojwe n'umubyeyi we, agakunda kongeza inkuru nziza bidasanzwe. Abavandimwe be baraye babitubwiye ko yafashe yari yarabonye perimi ariko arayibika ku myaka 50, aza kumbwira ati uzi n'ikindi, ati iyo ngiye gusenga kubera ukuntu mbashaje kandi mbananiwe, abantu ndabaremerera kuntahana ikaruruma, rero ngiye kugura imodoka izajya ijyana gusenga ikore n'ubutumwa. Nubwo ntisuku uzabishobora, ati nyine pansiyo yanjye n'icyo ngomba kuyikorera. Yigeze ayiruhukamo, batubwiye ko yagenze igihugu cyose, ahantu hose yumvaga umurwayi akagenda akamusura, akamuhumuriza, akamukoraho ubutumwa. Ibyo nibyo bagiye batubwira, kandi narabibonye n'igihe nari naramutwaye i Butare, abavandimwe bose bagiye baza kudusura. Mama rero yakoze ibintu bidasanzwe, yitangira kiliziya. Pansiyo ye ikizi yagomba gukuraho amafaranga ya Radio Maria ako kanya, akanabibwira ati wowe waributse gutanga umusanzu wa Radio Maria. Namubwira mama yego yari yarabintoje, nzajya mbikora nanjye. Ati ujye umenye yuko hari abantu baba barwaye basubizwamo imbaraga na Radio Maria kubera ivugabutumwa. Mama yakoze ingendo nyobokamana zikomeye. Nibuka ko yagiye no muri Isiraheli, avunika ukuboko bari mu nzira bagenda, hazamo koko fracture. Noneho Padiri Baridi arimo aturi igitambo cyo gusabira abarwayi, yumva arakize, bakomeza urugendo. Arangije mu kugaruka nibwo yagiye kwa muganga, basanga hagiye fracture, bajya bayitangira gushyiraho isima. Avuga ati Yesu ni igitangaza, arakiza koko. Rero twabanye mu buzima bukomeye bw'ibitangaza. Turamushimira abaturanyi be babayeho tutari, yanze kuturusha kuko yari yarabitubwiye. Mama yatondekaga buri kintu cyose kugeza kuri uyu munsi, ibyabaye byose byari bipanze, nta kintu na kimwe cyigeze kiturusha. Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana igutuza heza. Abaturanyi bawe batubaye hafi nk'uko wari warabitubwiye, turabibashimiye bikomeye cyane bivuye ku mutima wacu. Inshuti zawe zakubaye hafi, abavandimwe ba Leo Katekimena baguturiye zaburi z'ibisingizo,
abantu bose batewe ishema no kuguherekeza nk'uko hajya kubivuga Sainte Famille yuzuye abantu kandi ni ku munsi w'akazi. Imana yo mu ijuru ikwakire igutuza heza. Murakoze. ngo rero radiyo mariya hari ubutumwa ifite ishaka gutambutsa. Kristo Yesu. Uyu mwanya rero kugira ngo ntange ubutumwa bwa radiyo mariya Rwanda. Ariyete amaranye nayo imyaka 20 kuva 2004 yumva radiyo mariya Rwanda, ayitera inkunga radiyo mariya Rwanda, umuryango mugari wayo wose ku isi ugize icyuma gikomeye kubura Ariyete. Ariko mu byiza no mu bibi dushima Imana ko yamuhaye iherezo ryiza. Ndabyibuka ejo muri itariki 3 yaje kuri radiyo mariya Rwanda asanga nagize isabukuru. Hanyuma arambwira ati nanjye ndi muri yubile y'imyaka 67. Nuko baraturirimbira badusabira misa, ariko ikintu yaduhaye n'ubuhamya yaratubwiye ati Imana yankoreye byinshi cyane. Ni ngewe Imana yahaye gukora muri beneri nta mashuri nari mfite akwiye. Ndashimira uwari umuyobozi wa beneri Birara. Icyo nyamushimira ni uko njya kuvuganisha kure nabyo. Ariyete rero narebaga mu buzima bwe muri iyi minsi ya nyuma, nkareba ukuntu ameze, nkavuga ni njya mbona Ariyete ashaka ko ubuzima bwe buzarangirira mu kiliziya cyangwa kuri radiyo mariya. Mu gitaramo cya nyuma cyo gukusanya inkunga kuri radiyo mariya nagiye kubona mbona Ariyete araje mu kwezi kwa 10. Aje ndamubwira ati Ariyete, ariko ibintu tujya tuvugana umusibye ibyo ushaka, ntabwo ushaka kuzasiga ubuzima bwawe hano kuri radiyo mariya nk'uko uhora wifuza ko wazapfira imbere y'Imana. Nuko ndamubwira rero ni igitaramo si ngombwa kuza hano kuri mikoro, reka twinjiremo igice cya mbere, hanyuma ikindi gice ndemera ndetse ibindi dutaha yewe ikaruru. Hanyuma Ariyete mbona none intege zabaye nyinshi, ariko mbona ko no mu maso afite intege nkeya. Tujya mu muhanda na modoka nari natwaye, ndamubwira nti reka tujye kuri moto. Ndamufasha ajyaho imbere, ngiye kujya inyuma umumotari arambwira ati byihorere batagufata, nta kibazo ndamufata iya kabiri. Nuko ndamuherekeza kugeza mu rugo, ariko ari kumbwira ati noneho barangica nari natorotse. Ariyete rero mu ruzinduko rwa radiyo mariya hano muri Sainte Famille, naho mu gitaramo cy'ukwezi gushize yaraje arambwira ati nje gusozanya na radiyo mariya kandi turahita tujyana Kibagabaga mu gitaramo. Yahoraga afite ishyaka ryo kumva yakorera ikintu cyose Bikira Mariya. Rero reka nsoze umwanya ni mutoya, ariko tubuze intwari. Radiyo mariya Rwanda yambwiye ngo igire urugo ridashira, uzabura mu mitima y'abayo bose. Abakozi bose bakundaga, nawe ukabakunda, kwitabira ubukwe bwa bamwe, byabo byabaye n'ibyo bavugaga byo gutwara imodoka. Ariyete yumvaga ari umukozi wa radiyo mariya, yatsaga imodoka akaza mu birori bye cyangwa mu bibazo bye. Uransara mariyatoni ya 18 niwe nyine yatwaraga abana ku ishuri. Hanyuma amenya ko turi buranse mariyatoni, ngiye kubona mbona aje imbere, imodoka rero yari yerekeje ishusho ya Bikira Mariya. Sinabona ni byinshi navuga mbivuze. Ndabyibuka atwara abana ku ishuri, abo bana yatwaraga bose yabahaye kumenya Imana hahandi. Abo bana iyo bageraga mu mahoro ya Kristo bazengurukaga Saint Michel yose batanga amahoro ya Kristo kwa Kristo. Hanyuma abantu bakavuga ati mama nanjye azamubane mu mwana. Ibyinshi rero nakuvuga umubyeyi, Imana igutuza heza. Umubyeyi Bikira Mariya wafunze ubuzima bwawe, akwakira ijambo kandi
cyubahiro no mu isengesho dusezere kuri uyu muvandimwe wacu umubyeyi Henriette Mutesi, twongere kumushimira Imana mu buzima bwe, twongere kumutura Imana imuruko ridashira. Mucyo bavandimwe twigenga Imana kwemera, kuko ibirego byose niyo bibereye. Ubu tugiye guhabwa umubiri wongera igufa w'uyu muvandimwe Henriette. Dusabe Imana izamuzura afite imbaraga, mushyire mu mubare w'abatowe, bizamugirire igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukiruka akire n'umwenda we wose, maze azasezere ibyishimo bidashira. Dawe n'ubutagatifu, turagushimira kubera bari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu Henriette Mutesi wapfuye nawe ariwe watumye duteranira hano uyu munsi. Byumva ko Umwana wa Yesu Kristo umukunzi wo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjije bakaba ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu tugusaba duhuje umuvandimwe tuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura none tubabarire ibicumuro byacu, kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitoroshya, ahubwo tugize icyago. Kwizera kandi twemere ko twese tuzazuka, muri uko kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha, izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Ikibazo kandi turi buhe duha uyu muvandimwe n'umubyeyi Henriette Mutesi, turagaragaza umuvandimwe dutera umubiri we, maze amasezerano twaza kumusanga nayo yakirwe n'Imana. Umukristo Henriette Mutesi, abamarayika b'Imana nibakujyane mu ijuru, maze nugerayo baho Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu, mu rugaga rw'abamarayika ntibakwakire, maze ubone ihirwe ridashira, hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Tugiye rero kumuherekeza, baraguhabwa umugisha, mu cyubahiro gisanzwe ngo turamureka bazasohoke, hanyuma tumuherekeze. Nyagasani Yesu n'abana nawe, ushobora Yesu n'abaho umugisha, Imana
Kristo. Hari icyo bashaka kutubwira batega amatwi batubwira. umuntu arishyura page posterity. Ubundi rero andi magambo turayakomeza tugeze ku irimbi turaparira murakoze cyane.
Oya ndakumenya ahubwo sinzi ukuntu nari nazubaye. Marene wanjye yanzubaye.